uhoraho yamaye guhangana ubuhanga mu ruhanga, biganza bigabinga biratugabira igahanga. Abakarismatike twese mu nguni z'urwa Gihanga duhanze amaso igahanga, aho tuzahemburira roho zacu. Ikibanze nuko ikibanza cyamaze kuba icyacu, ikaba impamba duca nyir'ubuhanga twaboneye igahanga. Maze nahanjye nawe ngo tuhubake ikigo cy'abakarismatike cy'imyiherero n'amahugurwa nsabaniramana, dusabane n'uwaduhanze mu ijwi ry'inziramakaraza dusingiza ubutatu butagatifu. Inama y'igihugu y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu itanze amashyi asobekeranye n'amashimwe ishimira nyir'ubuhanga, kubera ishyaka n'ubutwari byaranze buri wese mu rugendo twakoranye kugeza twegukanye isambu igomba kubakwaho iki kigo igahanga muri Arikidiyoseze ya Kigali. Bimwe mu bizaba bigize ikigo harimo shapeli ifasha abagana ingoro ya Roho Mutagatifu, shapeli y'ishengera rihoraho, ahatangirwa penetensiya, inzira y'umusaraba, sinakoro, urubuga rwa Mutagatifu Elena Guerra aho bategerwa amatwi, ubusitani budufasha gusenga, parikingi ndetse n'aho abaje gusenga bacumbika. Imirimo yo kubaka ingoro ya Roho Mutagatifu rwagati mu bantu yatangiranye n'umunsi wa Yubile, ubwo ubuyobozi bwa Kiliziya bwadushiriragaho ibuye ry'ifatizo. Kuva mu kwezi kwa gatatu 2025 twemeje uburyo bubiri buri wese azahitamo, ari bwo guhigira Imana ugira icyo utanga mu byo dukesha ineza yayo, no gutanga icya 10 mu by'Imana yaduhaye. Bakristo bakarismatike by'umwihariko, muri wa mwihariko kutiganda, tanga itafari ryawe uzashinjagirana ishema n'isheje ubwo tuziyubakira iki kigo. Inkunga yawe wayinyuza ku buryo butandukanye ubona muri screen yawe. Awarakoze Roho w'Imana.